hariho umuhinzi wabigize umwuga, umuhinzi wahingaga ibisheke. Yari afite umurima munini cyane mu gishanga, ndetse byamusabaga amafaranga menshi kugira ngo awiteho n'abakozi benshi. Akenshi abakozi bajyaga guhingira ibyo bisheke, bimwe byajyagaho ibyondo, ibindi bigasa nabi bitewe n'uko aho byari bihinze harimo amazi, hari mu gishanga. Uwo muhinzi yari afite abana, ariko abana iyo bajyaga kurya ibisheke ndetse n'abandi bantu bashakaga kugura ibyo bisheke, ntibarebaga bya bindi byatarukiwe cyangwa bisa nabi byandujwe n'ibyondo, ahubwo barebaga ibisa neza, ibyiza akaba ari byo baha agaciro, ibindi bakabireka. Umuhinzi akabona ibisheke byagumye mu murima, akagenda akabihereza abantu bose, akaboherezamo ati mugende mubifate. Rimwe na rimwe yigira inama ati ariko se biriya bisheke nubwo biba byanduye si ibisheke nk'ibindi. Yigira inama aho kugira ngo abana be bakomeze babinenge, abihereza abantu babirira ubuntu, yigira inama yo kujya byoza. Yaragiye arabyoza neza, abikuraho bya byondo, barabisukura, biba ibisheke byiza cyane kuruta n'ibindi bya mbere bacaga bidafite ibyondo. Amaze kubyoza arabigurisha, amuha amafaranga menshi, ndetse binamubera isomo, ntiyongera kujya apfusha ibintu ubusa, akamenya ko arabikura mu murima akabyoza. No mu buzima bwacu bwa buri munsi niko tubayeho. Umuntu aba ashimishwa no kuba yafata ikintu cyiza gusa kimuri imbere, ariko icyo kintu cyiza burya gihita kirangira, kigashira, kikagenda. Ariko ahubwo cya kintu umuntu adaha agaciro, nacyo ugifashe ukamenya ngo uragikoresha utya, uragikoresha neza, wakibyazamo umusaruro. Abantu benshi ntibajya bamenya impano zibarimo, ahubwo bareba impano bafata nk'aho ari nziza imbere yabo, akaba ariyo baha umwanya, rimwe na rimwe itazanabagirira akamaro. Ahubwo cya kintu kikurimo usuzugura, byashoboka yuko wagikoresha neza, ukakibyazamo akandi kamaro cyangwa amafaranga. Mu buzima bwacu nanone ni kenshi duhura n'ibintu bitwanduza, ariko kuba hari ikintu cyakubayeho kikwanduza, iryo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Kuko iyo umuhinzi w'ibisheke adafata umwanzuro wo kujya yoza biriya bisheke ngo nabyo abishyire ku isoko abibonemo amafaranga, kuko byari bisigaye ari byo byinshi kuruta ibitanduye, ntacyo yari kugeraho. Nawe rero mu buzima ni uko ukwiye kumera. Niba wahuye n'ikintu kikwanduza, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ahubwo fata umwanzuro, umenye ko wowe icyakwanduje, wisukure, kandi ntibirangirire aho. Gira ikindi kintu wakora kugira ngo witeze imbere. Mu buzima ntabwo uzahora ubona ibyiza gusa, ahubwo na cya kintu kibi ushobora kugikoresha neza, kikakubyarira umumaro utarinze kujya kure. Reka tube duhineye iki kiganiro cyacu, tugusaba niba utarakora subscribe kugira ngo bikore ubu, kugira ibyo tuzajya dupostinga bijye bihita bikugereraho igihe. Wibuka no kubisangiza inshuti zawe, unadusigira igitekerezo muri comment.